handi usanga ukavuga ati uyu mukinnyi ko yabuze muri match uyu mukinnyi katari kwigaragaza bikagorana gutya ariko muri rusange njye APR ndabona izasubira ku murongo rwose nta kibazo kirimo naho kuri wari uvuze byo gukura mu kira uri umutoza kubera gukorana yani buriya mu myitozo wasanga babona nyine ariyo solution afite none se wabonye bitanga umusaruro jabo ari igihe umutoza asimbuza si bitanga umusaruro cyangwa akora n'ibyo abafana batekerezaga si bikunda ariko buriya aba ni imibare ibintu byose ni imisozi Guardiola muri Barca yatakisha Fabregas na Espagne nuva baratwaye mondial ari kuri Fabregas bamukinisha point akataka yose buriya biterwa n'imibare y'umutoza kandi nta n'undi matwaro ari kuri be dufate en generale wenda ntituvuga amazina si ngombwa ko yavuga abanyamahanga amakipe yombi afite ni beza par raporo y'abanyarwanda si ngombwa ko tuvuga amazina kugira ngo hatagira umva ko twamuvuze mu izina abanyamahanga amakipe afite ni beza ku rwego rw'amakipe yifuza kujyaho icyo ni icya mbere cya kabiri ni beza par raporo y'abanyarwanda cyangwa ni abanyamahanga bari aho babaye nyine ko impamvu mbibajije ugera Tanzania Aziziki ugahita ubona ko nta wundi muntu nkawe muri Tanzania ushobora gutanga pase nka Aziziki ugahita ubona ko Pacome Zouzoua ni umukreateur complete 100% Yanga ntishobora kujya mufite wareba umuntu nka Lydia Ucho ni ujye na tempo ya equipe n'ibindi abanyamahanga amakipe bafite Jabos na Chidi Benz nibo cyangwa sibo atangiye mbona mubwije ukuri ku mutima uko mbibona urwego rwa shampiyona yacu n'abakinnyi bayirimo ni ibyo ngibyo rwose ntacyo bitwaye ntacyo batwaye ikosa ryabaye ni rimwe narabibabwiye buriya njya no kuva mu Rwanda ndumva hari radio yanumiye ni ikigera abanyamakuru babishyizeho urumva abantu baragiye publicité abanyamahanga bakorewe yasumbye ubushobozi bwabo nicyo navuga muri rusange ariko abanyamahanga bari mu Rwanda ntabwo ari babi bitewe na shampiyona dufite ikigero bariho na shampiyona yacu iriho ntabwo ari babi n'abanyarwanda rero dufite nibo bari kuri level yacu nyine ntabwo ari babi ikosa ryabaye twe twumvaga ko abanyamahanga nibaza ibibazo by'umupira mu Rwanda bizabikemura wajya ubona n'abakinnyi benshi babura amakipe b'abanyarwanda cyane ukabona umukinnyi atangiye adakina adashobora kujya kuri liste nka Baramazani batangiye adashobora no kujya 18 kubera iki kubera revo itangazamakuru media yashyize ku banyamahanga yaperizanya abanyamahanga none ibikuba byacitse ariko muri rusange rwose ntabwo ari babi urebye na revo turiho nyine ibintu bigenda gake gake ntabwo twahita dutangira ngo APR igenda igure Aziz King itigura abo bacamo bavugaga ngo bite ntabwo ari uko nguko umupira wahise byashoboka muri rusange rwose ntabwo mbaveba abanyamahanga dufite gusa ikosa nge ndishinza mwebwe ni ukuri kw'Imana mbona rimwe mwatumye nyine abantu bishyira mu mutwe ko ibibazo byose bikemutse wabonye nka APR bwa mbere abanyamahanga baza wabonye abafana baje ku kibuga stade yari yuzuye uretse iyi match ya Rayon na APR ntabwo stade irongera kuzura kuri match ya APR ni ikikwereka kuri byari byakorewe so rero mbona abanyamahanga bahari urwego shampiyona iriho ntacyo bitwaye rwose Chidi warabyumva uko nkuko Jabra avuga niko mbyumva ariko ngewe ikindi narenzaho nuko buriya sinzi nimba ariko bitewe yenda nuramuga n'abanyarwanda bacenda ngo na muhanuzi wabo ariko erega umupira warahindutse ariko n'abantu bafata umupira bakibagirwa ko wahindutse sibyo umupira warahindutse uko abantu unabibonera n'amavubi yagiye gura n'amakipe akomeye nyine yo ku mugabane wa ku Afrika uko dura na za Nigeria za South Africa ukuntu mbere byari bimeze ubona ko uyu munsi atari ko bimeze
urumva. Rero icyo kintu abantu bagomba kukimenya. Abakinnyi b'abanyarwanda nabo bafite n'abatoza uyu munsi baza mu Rwanda nabo bafite ubumenyi, bafite ibyo bashobora guhindura ku bakinnyi b'abanyarwanda. Rero umupira warahindutse, abanyarwanda bo bari kuri level yo kuba uyu munsi Fiacre yajya South Africa akicaza abagaridiya ba Hassan, urumva. Uyu munsi Sirashaka kujya muri Libya akaba umukinnyi mwiza muri defense, ba Mangwendo bari gukina akaba abakinnyi beza, ba Abdul. Rero ibyo bintu bagomba kubimenya, urumva. Ntabwo ko umupira kera wari umeze ariko uyu munsi umeze, umupira warahindutse. Niyo mpamvu rero abantu bavuga ngo abanyamahanga bazaza, ugahita wumva ko umunyamahanga azaza ari nka Bogota ari ejo abanyarwanda kure n'amahuriro. Kandi ibyo bintu uzabitegereza n'imyaka 10 bibure, n'imyaka 10 izashira ibyo bintu utarabibona. Ikintu kiriho ni ugutegura abarebye mu mpande zose, akajyamo abantu bazi ibintu by'umupira nyine basobanukiwe umupira uko bawutegura, aho ugeze uyu munsi, urumva. Bakamenya ati uyu mukinnyi afite zino karite, ashobora guhindura bino, ashobora gukora ibi, ese kipe ishaka we mukinnyi bitewe n'uko shampiyona yarangiye n'aho twagarukiye, urumva. Ariko ibyo kuvuga ngo abanyamahanga ngo abanyarwanda, ibyo nta hantu bihuriye mu mupira w'iki gihe. Nimba ari umunyamahanga mwiza bakababona yaza gufasha ekipe, afite arusha karite wari uhari umunyarwanda savanaze arafashe ekipe. Niba umunyarwanda afite izo karite n'ahantu yageze ekipe, bamwubahe banamuhereza ibyo akwiye kubera ubushobozi afite, apana kuvuga ngo umunyamahanga. Urumva, icyo nicyo kibazo umupira wacu ufite, njye niko mbibona, urumva. Naho kuvuga ngo wenda ngo abakinnyi umunsi bari muri APR ubushobozi bwabo, harimo abafite ubushobozi pe, ubona ukabona ko bafite ubushobozi, hari n'abarimo ukabona nyine ntabwo ubushobozi buri bwo kuza kugira ikintu gihindura, wenda barafinda badafite, urumva. Cyangwa naho ni uko nguko gusa. Ikintu navuga shampiyona abakinnyi barimo, nayo uko Jabel abivuze, ntabwo tunahita bifuza abarenza abari cyane, waba ushatse kubitumbagiza cyane. Ariko nyine uko umupira umera nuko ni ugutegura gahoro gahoro, bizagenda bihinduka. Aho se tuzategura kugeza ryari Jabo na Chidi Base ko duhora tuvuga ngo gutegura iyo nteruro uko imaze imyaka nyagati. Ariko APR mbere yuko ifata politiki yo gukinisha abakinnyi b'abanyarwanda yari isanzwe ikinisha abanyamahanga n'ubundi, nizo za Rayon Sport n'izigeze zibihindura. Ariko bafite impamvu babihinduye, buriya impamvu ziba zarabayeho kugira babihindure, hari n'impamvu zabaye kugira bongere babigarure, urumva. Kandi umva iyo hinduye ikintu ntabwo ahita kijya ku murongo uko ubishaka 100%. None se ngewe ko rimwe na rimwe mbona abanyamahanga baza muri shampiyona ari abaswa, polisi ko ifite abanyamahanga 100 Jabo, reka mvuge 100 ndakabije, ifite abanyamahanga benshi kandi twabonaga bapuri. Urutonde ndi kureba imbere yanjye y'imashini, polisi iryamye ku mwanya wa 4, irarushwa n'ikipe ya mbere amanota 10, kandi polisi irarusha ikipe ya mbere umukino Rayon Sport iramuka itsinze match izagira amanota 32, izaba irusha polisi amanota 13. Polisi ifite umuba w'abanyamahanga Jabo, ni gute umbwira ngo abanyamahanga bari muri shampiyona ngo bari ku rwego rwa shampiyona? Niki cyabaye rero nabikubwiye ikintu cyabaye ni mwebwe ikipe rega nyinshi zaguze kubera abanyamakuru banta n'ukuri, atari ukuvuga si ukuvuga ngo abanyamakuru nibo bagiye kuzigurira. Ariko nk'uko ubizi ku isi yose buriya media ni ikintu kigira imbaraga. Niba Antaje akavuga ikintu, undi munyamakuru akavuga ikintu, abanyamakuru 10 bakavuga ati Rashid ntago akwiye gukina muri polisi, n'urugero kugira ngo umutoza afate icyemezo azane Rashid muri polisi. Uwo muntu ari wa muntu ufite icyo bita personality nyine, atitanga abantu bavuze iki. Rero niyo mpamvu wagiye ubona sina polisi gusa equipe bonjour ça va. Yo sina polisi gusa, buri ikipe nyinshi zaragiye nyine zigura abakinnyi, zigura nabo zidakeneye, bibaho. Ariko nge nekereza ko byatewe na pressure abantu, itangazamakuru, ibiki. Ariko kuki bagurira kuri media? Ubundi kuki bagendera ku itangazamakuru Jabo na Chidi Base? Ubundi ni gute nyine umuyobozi agendera ku byo media yavuze? Neto akazawe ko zongeye zikagenda. Ndimo ndabumva, muri kunyumva? Narimbajije ari kumva ariko bikugira mu kanya twakumvaga neza. Ariko ubu ni sawa cyane n'ubu ntabwo biri Kongo
kumvikana ntabwo bigaragara neza. onye ndi kubumvara 5-5 na n'ubu uvuze ngo nari mvuze kubera icyo abayobozi bagurira ku bitangazamakuru cyangwa se ku byo media yavuze. Ikibazo n'abanyamakuru cyangwa ikibazo n'abayobozi? buriya reka nkubwira, urabona ibindi bihugu batangaga urugero muri Tanzania, ibindi bihugu hari abamanager, nta mukinnyi ushobora kubona yivuganira n'ikipe, ntabwo bibaho. usanga n'ikipe ari APR ifite umuntu uyigurira w'umumanager uhembwa, uzishyurwa komisiyo ku bakinnyi yaguze, umusaruro wabamo bakanabibazo. Rwanda sinzi niba hari ikipe ifite abo bantu, nayo Rwanda ntayo, ntabwo wapfa kuyibona. Urumva rero umunyamakuru niba aje, umunyamakuru tuvuge niba ari inshuti yanjye cyangwa hari ukuntu twaganiriye uyu munsi akamvuga neza kuri radiyo, mwerekeza muri ekipe runaka, urumva nta bushishozi buba bwabayemo, niho hashobora kubera amakosa. ariko uwo muntu tuvuge niba ari Anta, uri umumanager birazwi, unzanye muri polisi cyangwa unzanye muri APR, unzanye muri Rayon, APR iyo kipe iraguhemba, nanjye nguhe komisiyo y'uko wanshakiye akazi. Ibyo ni ibintu byemewe, ngire ngo uretse mu Rwanda sinzi ubanza batarabimenya, njya numva abantu barakaye ngo umuntu yariye amafaranga ku mukino. Mu Rwanda ho byitwa ibindi bindi, mu Rwanda byitwa ibindi bindi. Uriya uhaye akazi umuntu gutya akazana abakinnyi bitewe n'abo koca akeneye, yego, kuko buriya sinzi ikipe zo mu Rwanda zikunda no gushaka abakinnyi imbere y'abatoza, ubundi nta hantu biba, ukazana bitewe n'abo koca akeneye, umumanager wamuzanye agahembwa. rwa rwego nyine tukiriho, ariko nyine uko nyine abantu bagenda nyine ibintu bihinduka. Nese reka nkubwira ngo ngubu Rayon Sports yinjije amafaranga menshi kuri iyi match cyane. Ndahamya ko uko nyine bigenda biza baza bagenda batekereza mu buryo bwagutse, uko utangiye kumva amafaranga na kuriya, ukomeze utekereze nyine mu bintu nyine biri hano hafi, uri kumva nyine uko abantu bagenda batera imbere gahoro gahoro, n'ibindi bizaba bigenda bihinduka, banajye kwiga wenda abandi uko babikora, ibintu bigenda nyine bihinduka gahoro gahoro. Ariko nyine uko Jabir abivuze cyane, nyine itangazamakuru ari ukuntu nyine rifata ibintu, kuko urumva itangazamakuru niryo rigaburira abantu umupira wo mu Rwanda uko uteye n'uko wubakitse nyine, urumva kuko urebye ubundi ngewe ko nyambibona kuri za Canal, ubundi tuba turi kureba match hano, ariko haba hari umunyamakuru, hari n'umuntu wakinnye umupira nyine umba kumufasha gusesengura, kwanariza uri bwanarize. Na Tanzania niko bameze, na Tanzania nuko bavuga ibintu bifite factor, bafite Tanzania bafite muri studio abantu bakinnye, yaba Yazamu, yaba iyo bita Crown FM, ni abantu bakinnye, nta muntu wanariza atarakinnye cyangwa adatoza, nanjye narabibonye. Ariko ukurikiye biri mu Rwanda usanga ari abanyamakuru gusa, nyine bano babyigiye abanyamakuru gusa, uri kumva nabo bakabikora uko babyumva, wenda na experience bafite mu mupira wo mu Rwanda nyine, urumva. Rero ntago ibi nyine mu Rwanda haracyari ibintu byinshi bitari byajya ku murongo, ariko wenda no kwizera kuko bigenda nyine dutera imbere, ibyo bikorwa remezo biza amastade n'iki n'ibindi bizaba bigenda bihinduka, ntabwo twahita tugera ku rwego dushaka, kandi naho igihugu kiri gutera imbere, ntabwo umupira ari wasigara inyuma cyane, bizaba bigenda nabyo bizamuka tu bizagenda bihinduka. Gusa ekipe zikwiye gushaka abantu bazigurira abakinnyi, mani ni ukuri kw'Imana, azwi apana cyane kabisa. Ujya gukora ibintu wumva ufite isoni, zifite ubwo bushobozi, kuko ikipe ifite ubushobozi ni APR na polisi. None se ikindi abatoza bakwemerera kubagurira, ibyo nacyo wagikomoje, uko ubiza abatoza bakwemera ko hari umuntu ujya kumugurira abakinnyi. Turabona niba ufite ekipe ugashyiraho nk'umuntu nka Rashid akijya nkeneye aba bakinnyi, ni wowe uzajya ungurira abakinnyi, muraganira umubwiza ukuri, ati ubushobozi bw'ikipe ni ubu, intego dufite nizi, dushakira abakinnyi bari kuri iyi level. Umuntu agenda gushakira abakinnyi bari kuri level bitewe n'ubushobozi ekipe iriho n'intego za ekipe.
umuntu abihemberwe se bitwaye iki? Erega buri iyo ukora ibintu umuntu atabihembewe uhomba byinshi. Ni ukuri ko Imana uhomba byinshi. Ariko iyo ukoze ibintu ugakora ibintu ugashora ibintu bifatika bigaragara, avuga umusaruro nuba mubi nzawubaza uyu. Niba Rayon Sports yari ifite intego zo gutwara igikombe ikaba itagitwaye kandi yarasohoye amafaranga ya naya, bizabazwa. Nitubona adafatika ahinduke, nuko nguko bikorwa. Naho se urajya kwifata ngo uyu nguyu yaguze umukino, ngo radiyo yavuze ngo dukeneye. Ntabwo ibyo ngibyo, ibyo bintu ni bibi cyane. Nabonye abayobozi b'inabasigaye bitegera indege Chidi. kinena navuga yenda ukuntu nyine itangazamakuru bimeze, twe tubivuzanye na Jaberi kuvuga wenda ngo ukuntu bafata ibintu byose ntabwo ari byo. Nk'uko umupira nyine ufite utuntu tugiye tuburamo, urumva ni nk'uko n'itangazamakuru ari utuntu nyine tugiye tuburamo tumwe na tumwe. Ntabwo ibintu byose nemera ko hari amakosa dufite, nemera ko harimo amakosa dufite rwose. Ariko urumva utwo tuntu tuburamo ni nk'ibyo byose ni kubafasha abantu nyine bakinnye umupira batuza kubisesengura, urumva. Rero ibyo bintu nyine nibyo nkubwira nyine abantu bagenda bahindura gahoro gahoro. Ntabwo ibintu byose nyine byahita ijana ku ijana ngo mubyuke ejo icyumweru kimwe umwaka umwe ngo ibintu byahita bigera ku rwego wenda abantu bifuza. Ariko nyine gahoro gahoro uko ibintu bigenda bihinduka bizagenda neza. Tunuka abantu nyine badafite kwihangana ngo banemere gutegura, ariko babyemeye bagategura amana ibintu byahinduka. Nese hano byari bimeze nabi bigahinduka, na za Tanzania herega byari bimeze nabi imbere, ariko nyine abantu barategura. Rayon Sports 2018 se ntiyanyuze kuri Yanga ijya mu matsinda n'ubundi 2018. Urumva buriya yego, buriya n'ibi bintu biya uvuze byabaye kuri polisi biryoshya umupira. Buriya kuza muri shampiyona uvuga ati izagitwara iyi ya kabiri iyi ya gatatu, koko bikagenda gutyo, nta buryohe bitanga. Urabona nk'ibintu biri kuba kuri Man City mu Bwongereza. Shampiyona mu Bwongereza birashyushye, abantu bose barashaka kumenya ngo byagenze gute. Na Chelsea yatangiye sezo bayibarira mu myanya nyuma, ariko ubu ni iya kabiri, ishobora no kugitwara ntibareba nabi. Surprise nazo ziba nziza mu mupira. Kandi Chelsea yatubishije ibyunzwe n'abanyamahanga. Nk'ubu wagize ngo stade yuzuye kubera iki? Forumere imazemo iminsi abantu batayikekera, yari yatangiye abantu bavuna bimeze nabi. Bari sawa, ngenda bikunda kujya kuri match uvuga ati ndabizi polisi iri gutsinda, APR iki gikombe APR izagitwara, Rey izagitwara. Nabyo hari ukuntu bibishye ariko nanone wibuke ko polisi icyo dupfa nayo neze polisi natwara shampiyona ryari ko shampiyona ihora kuri Murera na APR ariho yorera Jabo na Kalisa Rashid. Chidi Benz we yanayikinnyemo. Ega buriya no kutagira abafana hari ibintu byinshi buriya ntabwo biyigonga ibyo biba bihagije gusa. Ntabwo abakinnyi buriya ntabwo no kuvuga ngo abakinnyi gusa, wapi bisaba ngo aribo n'ukundi kuntu nyine abantu bayijya inyuma bayifasha bamenyereye ibyo bintu, bashaka icyo gikombe, wenda bafite ukuntu bateguye ibintu byabo. ntabwo kuba baguze abakinnyi wahita utwara shampiyona, biragoye. Cyokora ntababeshye ngiye kuri icyo kintu nicyo natinzeho. Uzi ko Rayon Sports murimo mubona iri kuburiya, namenye Patrick yarayifite na Fidel ariko bagakubitwa bakanganya. Uzi ko njye maze kubona ko umupira w'u Rwanda ushobora gutwarwa n'abayobozi cyane kurusha uko utwarwa n'abakinnyi ku giti cyabo. Jabo nese ari turimo n'ikomeye anta Rayon Sports yanyu niyo yari ikomeye. Rayon Sports yanyu niyo yari ikomeye. Rero ntabwo abakinnyi wavuga ngo abakinnyi baza ngo bakine ngo baba gutyo gusa ngo babatwaye igikombe. Amaboko abari inyuma, ubushobozi babashyiramo, uko babafata, nabyo ari ibintu by'ingenzi cyane. Umupira usaba ibintu byinshi cyane, gutegurwa mu mutwe, ukumva ko nyine ugomba gutsinda. Uzi ko nka Rayon match maze iminsi ikiri ijya muri match ubona ko igomba gutsinda, n'abakinnyi ubona ko bibari rwose bibarimo kabisa. Ubone haba harimo ukuboko k'ubuyobozi cyane kurusha ikindi kintu kugira ngo ubone resulta mu Rwanda, kuko tugikomojeho kubera polisi. Buriya polisi nagize amahirwe yo kuyiba hafi, ariko polisi
ni abantu bafite abayobozi, polisi iratsindwa bakaza bakabwira ngo mwagerageje, bakabakomera amashyi jabo. Ibaze gukomera Yanirije amashyi ngo wagerageje, kandi Yanirije ahembwa $2,000 by'idolari cyangwa 3. Ba Bedire bo niba hari ikipe ifite squad iremereye jabo, wowe utari mu Rwanda ni polisi uvuga abakinnyi b'agacidi ukikanga. Nubwo gikubona ukabona Amagaju atsinze polisi igitego kimwe regionale, ntabwo ari mu ntara regionale, igitego kimwe. Ukibaza niki cyabaye. Polisi ihembera kugira baba muri Hilton, bahabwa ibintu byose. Kumenya resultat mu Rwanda ishobora kuba uruhande runini rw'abayobozi. Biragoye utari muri ekipe ntabwo bakumenya ikintu ziramana, kandi ibyo ntabwo biri mu Rwanda gusa. Nyamara polisi turakizi, nyamara polisi turakizi kizira nta banyamugi igira jabo. Iriya kipe ntabwo yatwaye igikombe, iriya kipe ntabwo igira abantu b'abanyamugi. ishobora kubaka ibintu byayo guys, abantu bashobora kuyifasha gutwara igikombe. Ko shampiyona mu Rwanda ishobora kuba igoye kurusha uruhare runini mu gutsinda kwa ekipe. Ko shampiyona mu Rwanda ishobora kuba igoye kurusha Premier League jabo. Ngi impamvu mbivuga ni iyi, nuko Pep Guardiola aza muri Man City akazana amafaranga n'umutwe n'ibitekerezo na bagenzi be, bagatwara shampiyona, bagahita bakoroniza shampiyona y'Abongereza bakayihindura biye. Ariko mu Rwanda ko mbona kuzamenera kuri Leonapere kugira ngo upasuwe, kumenya na Guardiola aje ku butaka bw'u Rwanda tuhatora shampiyona. Abantu muhereze polisi n'abo bantu turebe ko batayitwara. Abahe abo nyine ba Guardiola bazanye muri Man City, bazana bahereze polisi tureke itayitwara. Nyamara hari realite twirengagiza jabo iri ku butaka bw'u Rwanda. Si ngombwa ko tubivuga, ariko ko bishobora kuzagora. Nta yindi realite reka nkubwire. Urabona nka shampiyona kuva yatangira, ikintu bita urabona ko Rayon yahinduye abayobozi, ukabona igihe muri mudu, ukabona Rayon itangiye gutsinda nk'uko wabivuga. Nibyo bagira akaboko mu mupira w'amaguru kugira ngo ibintu bigende neza. Nigeze kubivuga hano, niba ari wowe twari turi kumwe Rayon, ndavuga ariko buriya bigaruye abantu nka ba Sadati n'abandi na ba Gacinya, Rayon ishobora gukomera. Barabivuze Sinzi niba ari Radio 10 yanyatatse, sinzi abanyamakuru bapostinze bavuga ngo navuze ngo igarure ba Sadata abafana bari banyishe. Ariko ikintu abayobozi bagira akaboko mu mupira w'amaguru, si no mu Rwanda gusa. Kandi si ukuvuga ngo yenda ngo bateguye ikipe n'ibiri buze gukina ngo barayibye, ngo bateguye hanze y'ikibuga. Hari ibintu bito anta n'ukuri ko Imana bikora ikinyuranye. Iyo bitarimo rero urabona nko nka Rayon ngubu kuba yakiye na APR Stade kuza, wagize ngo ni kuba abantu bishimiye ikipe yabo gusa. Icyo cyonyine bari kumwe n'abayobozi baravuga ati ikipe yatugarutse mu maboko, iri kumwe na ba nyirayo. Ibyo gusa bigatuma stade umva rero niba ikipe idafite abantu bayishyigikiye, idafitemo abantu benshi basobanukiwe iby'umupira, ntabwo rezili tuzajya kuyibaza koca n'abakinnyi gusa, ntabwo bizakunda, sibishoboka. Ushobora no gukina imyaka nta gikombe uratwara cyane. Niko umupira umeze pe. Ubwo butumwa rero bwumvikane ku bayobozi b'amakipe amwe n'amwe, si ngombwa ko tuyamentioninga, ariko nanjye nemera ko abayobozi bo mu Rwanda bafite contribution nini cyane ariko cyane pe. Iyo ugiye gutangira shampiyona uba uzi intego ufite, ukamenya amafaranga ugomba gushora. Shaka abantu bazi iby'umupira, ubaha akazi bisanzwe nk'uko banki ifata abantu ikabaha akazi. None se ubujera wa banki sahora mu mafaranga? Hari ubwo yatwara se ngo kuko atashye ngo aterura amafaranga ya banki yajyana iwabo? Ntayo yatwara. Ariko ukaza arabihemberwa, umushahara uri ku ruhande, amafaranga y'abaturage n'ay'abaturage. Naho kujya kuvuga ngo ntabwo ushaka gushyiramo abakozi bari bukore mu bintu mu Rwanda. Wari wumva ikipe ifite directeur technique? Nta n'imwe. Biragoye. Ariko Arsenal Edu arasezere bikuba bigacika. Man City urabizi ko directeur technique wayo yagiye muri Man.
baramutwaye baramutwaye ejo bundi shampiyona igiye gutangira. yego ubu mu yego bibazo yego iri guta kabiri arimo mu bibazo batekereza ko bafite. Urumva bisaba ibintu bike bike, ariko muri rusange njye mbona mu minsi iri imbere umupira uzongera ukomere kabisa. kubera aba banyamahanga bapfa kudasubira inyuma, ngo ibintu tugezeho bisubire inyuma gusa. Ibihari bakomereze, bitagenda neza bagende bakosora. none se yego mugende mwiga ubumanaja. ye nibyo ndi kwiga Jabo, ubu nibyo ndi kwiga rwose. mukore bitari ibyo gukorera mu gikari. ubu nibyo ndi kwiga, ubu ndimo ndabyiga neza cyane, mbirimo noneho sampurusa, ntabwo mbihisha. Media ndimo ndayitereka akadomo cidi, ndaterekaho tubicara yanjye oya yose amarangamutima kandi nabyo bibiza nibiba Jya umubwira mani amarangamutima mvuga na yeye Jabo, nako cidi avuga na yaye. urabizi oya hari umuntu utagira amarangamutima ku isi? Nta muntu n'umwe utayagira ku isi. nyine urayagira ukagerageza kuyakontorora ntuyavange n'akazi. Ibyo ndi kukubwira. none se cidi amarangamutima ntiyabura ariko nyine ukagerageza kutayashyira imbere cyane nyine ngo yavange n'akazi. mu kazi nta burage, nyamuki. ibintu biri ku murongo n'umusaruro uraboneka mani. Mfite umuntu wo muri Nigeria twavuganye, ni umutipe, niwe scouting, niwe chief scouting wa ekipe ya Singida mu gihugu cya Tanzania. Yatanze ofa nyinshi mu Rwanda mu amaklebe yose yanga gukorana nawe. Iki kintu mu Rwanda ko mbona kitazahabwa umugisha, iki kintu ko mbona kidashoboka mu Rwanda, cyo gufata ikipe ikangaje umuntu nka Jabos cyangwa Chidi Benzi cyangwa undi wese ufite ubwo bushobozi. Ntabwo ari mu Rwanda gusa, no muri Kenya ntibishoboka, i Burundi ntibishoboka, i Bugande ntibishoboka, ahantu mbizi ni muri Tanzania honyine. Buriya Tanzania igira timu nini cyane ishinzwe scouting yabo. Simba nayo ni kwikora, buriya ntazamira ifite na za Singida. Mu Rwanda njye mbona impamvu bizagorana Jabos na Chidi. Mu Rwanda umuyobozi arashaka kurokera kugira ngo agire icyo akuramo, sinatinya kubivuga. umunyamakuru ugize amahirwe akabona aho amenera, arakwarura, araguhwanya. Umutoza we noneho hari abatoza nza kubwira ngo niba atari njye ufite mu biganza rukiritema zose ntabwo biri bukunde. Jabo na Chidi, ubukene buri hano iwacu mu Rwagasabo mu mupira w'amaguru ntibwaba butuma rimwe na rimwe hari imyanya abantu bakagombye kuba barimo batayijyamo kubera ikintu cy'ubukene. Nibyo nakubwiraga n'ubu ngubu Rayon Sports y'amafaranga yinjije, uko ubushobozi bugenda buza niko n'ibintu n'imikorere igenda ihinduka. Rega rimwe na rimwe n'ibintu bitarimo amafaranga rigiye bipfa bitewe n'iyo mpamvu. Nk'abo bantu kubangaje ukabahereza akazi udafite amafaranga yo kubahemba no guhemba abakinnyi bigoye, ntabwo wapfa gushyiramo abantu utazabahemba hanta. Ariko uko ubushobozi buboneka, rega hari n'igihe nk'ubu ngubu hantareka nkubwire, sibyo? Ntabwo umuntu iwe mu rugo aba ayoboye yuko kuba yarya imbuto kenshi gashoboka, kuba yarya ibintu byiza bikamufasha mu buzima, aba ayoboye ko ari byiza. Ariko nta mafaranga afite, ntabwo wajya kwipasa muremure ngo ujye kugura ibyo bintu, sibyo? Rero n'umupira nuko n'ubuzima bwose, nimba nta mafaranga Rayon Sports ifite ndo gushaka abo bantu b'abakozi ishyiramo aba directeur sportif wenda babyigiye bakomeye. Ariko uko ubushobozi bugenda buboneka izagenda ibashyiramo banashoboye, uri kumva? Ntabwo rero wajya kwipasa muremure ngo ujye gufata ibyo bintu, nta bushobozi bwo gutunga abo bantu ufite n'abakinnyi kubahemba bikomeye, ubwo se byaba bigoranye. Ariko gake gake uko bigenda abantu batera imbere, nk'ubu ngubu Rayon Sports urabona ko ni sawa, ko babona amafaranga bazagenda babangaje atunane. Bizahinduka amani, ntabwo byazaguma kubigoro. Anta ikibazo urabona nk'uko wari uvuze ngo umuntu wese arashaka abakinnyi kugira agire icyo akura. Yego. Ntacyo bitwaye reka bikore bizwi, bibe bizwi ati ni Jabel ubagura. Ati umusaruro nunabura ni Jabel uzabibazwa. Aho ngaho rero ikibazo
mu Rwanda ntabwo biba bizwi. Bigendera mu kigare si umenye ngaho bipfira, niyo mpamvu kubikosora bigakunda. Mu Rwanda biragoye, mu Rwanda ho nanjye nzi ko bigoye, mu Rwanda nzi ko bigoye bizasaba igihe jabo. Uri urabona kuri abona abanyarwanda ngo bajya hanze ntabwo batinda mu makipe gutya na gutya, aragenda ku isi baragenda bakabikaba byakanga cyangwa hakina umwaka umwe cyangwa ibiri bitewe nyine. Mu Rwanda rero kuko turi bake, hari igihe ujya muri ekipe yigiyemo ifite intego runaka igahindura purani, ukabona muri purani zayo ntabwo mujyana, bakubwira ngo barakwirukanye, baraza bakakuganiriza dufite izi purani zinizi, urabona muri gahunda zacu utari turatandukana nyine, bakabwira bagomba mu kumvikana mugatandukana. Ariko twebwe nyine niyo se waza ngo muganire nawe abantu bazi umupira nyine tugusanye, mbona bizahinduka vuba. Simbibona vuba. Impamvu nabibona vuba ni uko ubuyobozi buje buzana ibintu byabo bishya, bagahita basenya bya bindi bari basanze bihari. Nta muntu ushobora kugereza ko byinshi. Urabona ukureye ibyari biri muri Rayon barabise, ibyo Jean Fidel yasinyizeho barabise cyangwa bakomereje kuri Fideli? Ibyo yasize si bakomerejeho. Erega abantu baracyari bashya cidi, abantu bataramara n'ukwezi, ubu aka kanya twahita tubaharezereza tukumva ko bakomerejeho. Uzana nzamenya ko bakomerejeho, ahantu nzamenya ko bakomerejeho n'ibimara umwaka umwe cyangwa ibiri. Wumva nyine nkubwira, sibyo? Urabona iyo abantu baje, sibyo, bagasanga wenda ari ukuntu ekipe yakoraga, bafite abaterankunga runaka, bafite ukuntu bakoraga, urebye ukuntu baje bashobora kuzagenda babihindura gahoro gahoro ko bakeneye ko ikipe itera imbere. Ariko urebye neza ntabwo ibyari bihari baraje, ntabwo bahita bisenya byose babikureho batangire bundi bushya, sibyo? Uko urebye nka kampani yambikaga ekipe ni iki yambika, sibyo? Skol iracyahari, na bano bantu bandi bakoranaga baracyahari, n'abakozi kandi bangabo urabona baracyarimo, ntabwo baje ibintu byose ngo bahita bisenya batangire bundi bushya. Urabona kiriya kintu kiba ari ikintu cyiza, buriya uje ugasenya ibintu byose gutangira bundi bushya biragora, urumva? Kandi n'abatoza n'abakinnyi ubona ko baraje abashyira mu murongo mwiza, kandi urebye barimo barabikora neza, ntabwo bavuga ko baje ngo bahita bisenya byose. Kandi niko umupira wubakwa mani, niko umupira wubakwa, uraza ugasanga ibihari ukubakiraho nyine ukagenda ukomeza, nuhita usenya nyine gutangire bundi bushya, kereka byaravuye burundu. Prediction yawe Jabo, prediction yo. Urabona gutya rero yazanye abayobozi bashya, yahinduye ibintu by'imiyoborere. Abakora bose nyine ibyo byose ndi bubitindeho. Ariko niba ikipe ishyizeho purani igashyiraho uburyo bwo kwinjiza amafaranga, nuko nguko ikipe ikomera. Ntabwo ushobora gukomera nta mafaranga ugira. Abafana bo mu Rwanda rero nk'aba Rayon Sport bo njye nababayemo nanabanyemo n'abayobozi, usanga icyo bitaho ni ukuvuga ngo uyu muyobozi uyu n'uyu araturya, ntabwo ibyo bikure. Niba umuntu ashatse uburyo amafaranga abona, ari muri bizinesi, mwese aje kuyiyobora ni ikipe ya aje mu kazi ngo araturya ngo uyu ngo azaturya. Niba umuntu afashije ikipe kwinjiza amafaranga, ikipe igakomera, ikaba ifite ibintu bifatika, pana biriya bayobora umwaka umwe, uwa kabiri ugasanga ikipe yarasenyutse. Mani ni uko nguko amakipe abaho. Nge numvishe purani bari gutangaza ibintu babikoze kuri ya Rayon Sport igakomera, n'umupira wahita ukomera hose muri rusange. Bana kujya kubaranga uyu muntu ngazarya, wowe wibaranga azarya amafaranga, ibyo ntabwo biba bikwiye. Wowe reba ibyawe byo kureba umupira, ucunganwa na ucunganywe na rezilita, ucunganywe no kureba ekipe yacu ntabwo ikomeye by'umwaka umwe, ni ibintu bizaramba bifatika. Buriya nicyo kintu Rayon Sport yazize 2018, urabona iyi kirize igihe bayimazemo, guhera 2018 kugera 2024 n'imyaka myinshi.
cyane kubera iki bagize ikipe ikomeye yose ihita isenyuka kandi isenyukira rimwe. yego Niyo mpamvu wabonye zakurikiye byagiye bizigora kandi zinafite abakinnyi beza. ibyo ntibyaba biterwa n'uko baha uburenganzira abafana cyangwa se abafana bakaba bafitemo ukuboko mu maklebe, nubwo kuri Rayon mbona bisa nk'ibyarangiye kuko Rayon Sport yari imaze igihe iyobowe n'amafani club ariyo afite ijambo rikomeye. Urumva biterwa no kutagira ama business muri equipe ngo ibifite ahantu yinjiriza hazwi, uburyo niyo Anta yavaho hakaza Rashid nta kizahinduka, ikipe izakomeza ikabona inyungu. Prediction yawe ino sezo muri shampiyona amakipe top 3 yibura amakipe nk'atatu. Ayo ya mbere ya kabiri ya gatatu se uko ubibona wowe n'ijisho ry'umukinnyi kugeza ubu na Rayon ntago nakanya nahita mvuga ngo iyi ntizagitwara, ariko igikombe kinuri kiri hagati ya APR na Rayon uko byagenda kose. iya gatatu ishaka kuzaba Polisi tu. Cyabo nawe niko ubibona ra prediction yawe imeze gute? Nanjye Polisi nifitiye icyizere nubwo bitari gukunda ko izagaruka ku murongo. Ku gikombe byo rwose Rayon Sport yirinde gusinzira kuko biracyakomeye. Igikombe wahita ngo byararangiye, ntago ari uko batwara igikombe APR ubi barabirangiye, ubona kukimanika ukavuga ati byarangiye kuko ni equipe nkuru imenyereye ibikombe. Gusa niyo ndi guha amahirwe ushobora kugitwara idacitse intege igakomerezaho, ariko biracyari 50-50 pe. Ntabwo birarangira, ntabwo APR ari ikipe wacishamo ijisho. Polisi ikaba yaza mbere, ikaba yaza muri 3. Polisi zazamo ifite abakinnyi beza, nuko ari igihe ibihe bibi biza ariko ifite abakinnyi beza. Abakinnyi batanu beza Jab na coach Dibenzi batanu beza muri Premier League y'u Rwanda, ubona ko bwawe ni bande batanu beza uyu munsi current form kugeza ubu ngubu? Batanu bawe beza kabisa. Gutonde ngo kuri 1 2 3 byagorana, ariko uvuze batanu nubwo wavuga batanu nta kibazo. nashyiramo no mwataka wa Rayon umwe, nkashyiramo Keve babiri, kumva nkashyiramo Clement, batatu, nkashyiramo Haji, bane, nkashyiramo na Mwaji, batanu. Nuvuga ngo abanyarwanda ni 4, umunyamahanga ni umwe kabisa. Niko ubibona? Jaboze internet uko ntabwo nzireba zose ngiye match. Uriya mwataka n'icyo afite cyihariye, uriya mwataka wa Rayon Sport n'icyo wabonye afite yihariye? Ni umubiteri kabisa, azi gutsinda. Azi gutsinda. Hanyuma ku bwawe umukinnyi muto muri shampiyona y'u Rwanda ubona ninde muto mwiza cyangwa babiri beza? Kagege ajya muri Nazani afite imyaka ingahera? Ni muto nka 20. Ibyangombwa ni nka za veni. Kagege niwe mbona Kagege kabisa. Niwe ubona iki gihugu cya Rayon Sport cy'ikinyamaro kibona gute nimero 20 Adama ni umukinnyi mwiza, ariko nyine ntago aribona cyane nyine muri equipe cya kubera ko n'umutitireri buri gihe arakina, rimwe arakina ubundi akaza asimbuye, ariko Kagege urabona ko wahozaho kandi anitwara neza, ni umukinnyi mwiza. Kalisa Rashid ahugiye mu biki? Nubwo nzagutumira
kuri YouTube channel tugakorana ikiganiro live mu minsi iri imbere. Chidi Benzi yes ndashimira cyane abahungu babiri b'abanyarwanda bakinnyi babiri b'abanyarwanda yaba Manishimwe Jaberi Jabosi usigaye ukina muri Iraq. Ndashimira cyane Chidi Benz nawe uri i Kigali. N'abakinnyi babiri b'abanyarwanda bafite tala bakinnye na n'ubu bagikina kandi ubona ko bafite umupira. N'abahungu b'inshuti zanjye. Vuba cyane ndatangira kujya mbatumira dukorana ikiganiro nabo kuri YouTube channel live. Vuba cyane rwose ndaza kwitangira. barimo barayinoza. Hari byinshi tuzagenda tuganira kuko kuri YouTube channel yanjye nzagerageza kubaka amasegima atandukanye, kubabaza ibintu byinshi cyane bitandukanye, kuganira nabo ibintu byinshi cyane. Hari utuntu ndimo ndagenda nubaka muzagenda mutubona bwiza mushonje mwishimiwe. Ikindi nidutangira nteganya kuzajya nkora live, nganya ko tuzajya dukora live ibiganiro bya live byinshi. Kambaze Manishimwe Jaber utuntu twa top 10 nimubona ndahita mushyiraho. Ari utuntu twinshi nzashyiraho ko nzajya nkorana ibiganiro byinshi cyane bitandukanye. So vuba cyane ndayishyira hanze. Hanyuma muzanambaze n'ibibazo nzagenda mbisubiza byinshi cyane. Byinshi nzagenda mbisubiza ku bijyanye na kariyeri yanjye, ku bijyanye n'ibyagiye bimvugwaho, ku bijyanye n'ibyagize gute. Byose nzabiha umwanya nzabisubiza. Byose nzabisubiza 5 kuri 5. So niyo mpamvu rero vuba cyane ntimugire ikibazo ndaza gushyira hanze. Baracyarimo kunkorera ama intro, ama background atandukanye, tuntu twinshi. Hari utuntu twinshi barimo kunkorera. Niturangira vuba cyane rwose muraza kubyumva cyangwa se muraza kuyibona mbishyize hanze. Bivuze ngo n'ubundi media ndacyayirimo gusa ndimo ndayifatikanya n'ikintu cya scouting ko ndimo ndakiga hano muri South Africa. Ndimo ndakiga cyane kugira ngo nzabashe kugikora mu buryo buri professionnel, kubera ko nabonye gikennye, gifite abantu bake mu Rwanda bagikora badahagije, kandi umupira wacu ukeneye abantu benshi bashobora kugira icyo bawumarira. Nabonye abantu benshi bagenda bavuga ngo Banta waguriye runaka na runaka. Oya rwose hatagiye ugira icyo mbaza ku bijyanye n'imigurire ya APR. Ndumva narabisobanuye, nzanabisobanura mu nkuru kuri YouTube channel. Hari details nzagenda ntanga, ariko muri amakipe yakinnye Rayon Sport na APR, buri ikipe mfitemo abakinnyi benshi nagerageje kuranga. Ni nka Rayon Sport, yaba Aziz Basane uriya ndi mu bantu bamuranze, yaba Iraguha Haji ndi mu bantu bamuranze muri Rayon Sport, n'abandi. Muri APR nta mukinnyi n'umwe nigeze ndanga rwose. Niyo mpamvu rero nzabisubiza abantu rwose. Dani Usengimana waretse umwuga w'ubunyamakuru kandi narabivuyemo. Neza uracyambona kuri mikoro. Ntabwo ushaka kubona YouTube channel se yanjye. eze kuri 30 zarenze mwana. 30 ziki? 30 sibwo agomba kuyishyiraho. Gushyiraho iki Dani? YouTube channel ikiganiro cya mbere. Oh la. Nahuye n'ikibazo nari kigusobanurira inbox. Nagize ikibazo ngeze South Africa, telefone yanjye irazima. Donc irazima ihita yizimye yonyine. Yijimije ibintu byose ndabibura no kwaka biranga. Bisaba ko telefone yanjye iva South Africa Pretoria
nkayohereza i Kigali. waretse ubunyamakuru neza waraburetse burundu? Itangazamakuru ryo mu Rwanda cyangwa se kuri Radio Disi Dani, kuwa kabiri cyangwa kuwa gatatu muri studio za Radio Disi ndatereka umucyo rwose. Ndatereka umucyo rwose. Ndatereka nizere ko ubunaraga ari kubyumva. Gahunda yacu ndumva kabisa igenze neza. Ngenda umupro Dani, icyo navuze nge ndacyubahiriza. Icyo navuze nge ndacyubahiriza. Buriya ngiye nkubwiye ikintu mba ngihagaze. Ntabwo nshobora kurenga ku cyo navuze. Niba nkubwiye ngo itangazamakuru ngiye kuri Tereka Akadomo, nzajya nkora iryanjye personal kuko nge ndashaka gushinga TV yanjye ku giti cyanjye. Ariko kuri YouTube channel. Yo kuri YouTube channel nyine studio kabisa irenze. Irenze kabisa. Kazajya kazaho. Ni lazima ndayisi ereguri mu bantu batumye buri yihitinga cyane. Urumva? Akantu ko mu ndayisi kakabureho. South Africa ni sawa cyane. Ndimo ndiga scouting. Sinaguye ko ndimo kwiga scouting Dani. Ndabyibutse. Abantu barabonye nabuze. Abantu ngo barakangarana. Abantu bavuze anta ntiyavuga ntiyabasubiza. Bamushyize Akadomo Dani. Kuvugaho nibyo. Umunsi natangiye nzari kuri cyo bita imikwaju wiremereye. Urumva kubizana no kuri Instagram iyo mbivuze ntacyo bimarira nge ntabwo binyungura. Ahubwo abandi bo kuri YouTube barabicuruza. Bikabinjiriza nge ndibinyinjirize rimwe na rimwe kubera amadi we rujyamo n'abantu bakaba bakurakarira ntibakwishimire ikintu nari bukuremo amafaranga, ikintu ushobora gucururiza undi kandi ntanabihe n'agaciro karangira n'ubundi yakuvuze nabigicururije. Duhere nta hantu uzayihungiraho uzajya wose muzahurira. Ariko noneho nzashyiraho umucyo ku kintu cyose abantu bifuza kumbaza bazabimbaza yose. Byiza abantu nge nishimiye kongera kukubona. Urabe kongera kukubona numvaga kabisa nava hasi umuvandimwe. Bamukubise imikwaji wakagira gute bakazana ibintu byose. Umuvandimwe yahungiye ngera nzi ko bagufunze. Indumfungas. Indumfunga navuze ikize kidasanzwe cyo gufunga. Indumfungas. Oya aho ngaho ni so. Akaba ari amahoro. Ibintu bakuvugaho se n'impamo. Ibiheze kandi Dani. Anturi hatari. Nta na kimwe cy'ukuri. Nta na kimwe cy'ukuri kirimo. N'ikimenyimenyi. Nzakora ama episode ngewe Dani. Nge nzakora ama episode. Umva. Ewana nge nishimiye kongera kukubona kabisa. Ndahari Dani wese n'ibintu bibi. Buganiriza abo bakunzi ndaje turavugana mu kanya. Ntari bikabisa ntari. So arakoze cyane Dani Usengimana nawe yararimo kugenda mbaza n'abandi rwose babyibazaga nzabasubiza ku byagiye bimvugwaho, nzabasubiza kuri buri kintu cyose bifuza kumbaza. Ndimo ndashaka gushinga studio ikomeye kabisa, studio ikomeye. Ndabona hari unyandikira Jean Pierre ngo ko wahunze se wahungaga iki? Ninde akubwiye ko nahunze? Ninde akubwiye ko nahunze iki se habaye iki? Urabona barimo kwandika ibi bintu, barimo aba YouTubers birumvikana murimo gushaka kugira ngo mwumve icyo mvuga deni mujye kwa uploadinga. Nabonye nibyo naraye nkoze nimugoro hari uploadinze, n'ubu hari abari bwa uploading barebwe n'ibihumbi mirongo ingahe. Ibyo birabacururiza ngeze biranyinjiriza ngeze bimfasha iki? Niyo mpamvu hari ibyo ndashaka kubasubiza byinshi, bimwe na bimwe birimo ibyanjye personal n'ibindi bijyanye n'akazi. Abantu muzabibona kuri YouTube channel yanjye, barimo barakora ama intro, barimo barakora ama background, barimo barankorera studio uburyo vuba cyane murabona mbipostinze uburyo nzabikoramo. Transfer zo murabizi ko ari ibintu byanjye,
transfer zo murabizi ko ari ibintu byanjye, icyo cyo nzakikoraho rwose, nzakibabwira noneho by'umwihariko kubera ko nsa nk'umuntu wanabyinjiyemo ibintu bya scouting, nanjye ubwanjye ndimo ndifuza kubikora. Ubu nta urumva niba hari transfer nakoze cyangwa se hari umuntu dufatikanyije, biroroshye rwose, muzajya mwumva transfer zihuse cyane, ariko umuntu bita Lage yagiye uyu munsi umuntu bita Lage yagiye ko yari yavuze ko match yari buze kwitsinda mu buryo bworoshye, araza Kagambane nakorewe so ya media, muri media urugendo rwanjye muri media ni rurerure, hari ibyo ndashaka kuvuga kubera ko nzabivuga icyo gihe kugira ngo binyinjirize. Nzavuga ku cyagiye kivugwa ngo hari abanyamakuru ngo byagenze gute, ngo hari ibyagize gute, ibyo byose ibyo nababwira babwira nti nutera ibuye mu kirere ujye witegura ko rizakugarukira, kandi nunacira mu kirere ujye umenya kuko byagenda kose ibyo waciriye mu kirere birakugarukira, ntabwo bihamaye, ntabwo bigumayo. Niyo mpamvu ngomba kubigarukana byose, ngomba kubitanga. Gusa nzabitanga ntuje, ntange ukuri, abanyarwanda bamenye ukuri, ndetse n'abakunzi banjye. Gusa ndakomeza kubashimira abafite ubwenge kandi bagerageza kwanariza ndetse no kumva, bagerageza gushyira mu gaciro se byavuzwe n'ibyo byavuzwe, ari uko mvuze, mugomba kujya mubyanariza muri ubwo buryo. Kuki hari ibintu byagiye bivugwa ari uko navuze se, kuki bitagiye bivugwa naravuga, kuki bitagiye bivugwa? Icya kabiri, ndashimira cyane bagiye bemera ko bagiye bagura abakinnyi cyangwa se bakoze ingendo bajya gushaka abakinnyi, kandi mbere ntibabyemeraga. Nimubazi se ko bagiye bemera bavuga ngo twagiye kureba umukinnyi runaka na runaka, ko mbere batabyemeraga se, ko batemeraga ko baba muri ibyo byumba babikoreramo babimazemo imyaka irenga 2, hanyuma bakumva ko ibyo byumba byabagamo ngewe. Oya, icyo cyumba sinigeze nkibamo. Cya kabiri, ndi muzima, ndi muryerye. YouTube channel nisoza ndumva ndibuze kubibabwira, YouTube channel ninyisoza ndaza kubibabwira, baracyarimo nabibasobanuriye. Ntabwo nzakora YouTube channel ifite background imeze gutya, ntabwo nzakora YouTube channel ifite nkoresha telefone gutya, ntabwo nzakora studio yanjye itarimo background, nzakoresha studio mbega nka televiziyo, buriya buryo mubona televiziyo ibikozemo, uburyo izaba ifite background yo mu nda y'isi, ifite utuntu twinshi cyane. Icya kabiri, ndimo ndashaka gushyiramo n'ibiganiro bitandukanye, yaba ibya siporo, yaba imyidagaduro, ubwo ndavuga amakuru y'imyidagaduro, yaba n'amakuru asanzwe. Ndimo ndabiteganya ku buryo nanakora ikintu kinini, ku buryo binabaye ngombwa ngize amahirwe nkabona ubushobozi, nanashyiramo n'abakozi nyine bakora muri ibyo biganiro bitandukanye, ariko njye nkaba ndi muri siporo, ndimo ndabiteganya. So urumva rero niyo mpamvu ntahisemo kwihuta, ndashaka gukora ikintu kinini cyane. Niyo mpamvu ikintu ninjiyemo muri kamere yanjye cyonse niyiziho, ikintu cyose ninjiyemo nkinjiramo samples kandi ngitangamo imbaraga cyane. Ubwo niba nkubwiye ngo ninjiye mu matransferi, kuyavuga ndamakinga sure ko ngomba kuba ndi uwa mbere mu Rwanda, kandi ndashima Imana ko mwabimfashijemo, narabigerageje ndabikora. Niba nkubwiye ngo ngiye kwinjira mu kintu kijyanye na scouting, kijyanye no kuba nagurisha abakinnyi, ngakorana n'amakipe atandukanye muri Afurika ndetse no hanze ya Afurika, ubwo nzaba nkirimo samples. Niba nkubwiye ngo ngiye gufungura YouTube channel, ntabwo nzafungura YouTube channel isanzwe, nzafungura YouTube channel ku buryo umuntu ayireba akabona ko ari studio nyine, akabibona ko ni studio mfite ni studio. So rero ndimo ndarwana nabyo, ndimo ndatekereza kubikora rwose, nimugire ikibazo. Ndabona umuvandimwe Hanta Courage